Ubushakashatsi bwagaragaje ko igitsina gore mu isi yose ari cyo cyinshi muri rusange, no mu gihe igitsina gabo ari 70%, igitsina gore ari 90%. Ni mu gihe igitsina gore ari cyo cyinshi mu isi yose, noneho igitsina gabo kikaba ari gikenya. Turatekereza mu myaka 5 iri imbere nimba umugabo azajya ashaka abagore 2 kugira ngo abagore bari ku isi yose bakwire abagabo, cyangwa kugira ngo abagore babashe kubona abagabo. Ni mu gihe ubumenyi cyangwa igenzura cyangwa ubushakashatsi bwakozwe buravuga ko abisilamu bemerewe gushaka abagore barenga 5. Ni mu gihe andi madini yose atemerera umugabo gushaka umugore urenze undi, kereka iyo batandukanye cyangwa bahanye divorce. Turagaruka ku myemerere y'abisilamu cyangwa ku bantu basenga isilamu muri rusange. No kuvuga ngo turagaruka ku bantu basenga Allah, no kuvuga ngo abisilamu imana yabo bayita Allah. Ndaza kubasobanurira impamvu bayita Allah, nongere mbasobanurira impamvu Yesu bamwita intumwa y'Imana batamwita umwana w'Imana. Ndaza rero kuza kubigarukaho, ariko nanone reka tugaruke no mu mwandi madini kugira ngo nze mbasobanurire idini rya Isilamu ryitwa Allah, kugira ngo bize kuduhereza ikiganiro cyacu gituma turi bumenye ngo abakobwa nibo benshi mu gihugu, cyangwa ikoreshwa rya telefoni mu bakobwa cyangwa no mu bahungu bimeze bite. Reka tubanze tubasobanurire Isilamu impamvu bemerewe gushaka abagore barenga 5. Bivuze ko impamvu Yesu batamwemera nk'umwana w'Imana muri Isilamu, avuga yuko Yesu ari intumwa y'Imana muri rusange no mu bitandukanye, cyangwa nk'uko bavuze ngo Muhammad yariwe n'ingurube muri rusange, ngo niyo mpamvu. So ndigira ngo ibyo bintu mumaze igihe buyumva, cyangwa hari ibintu byinshi bimaze byumva ngo Muhammad yariwe n'ingurube, niyo mpamvu abisilamu badakunda ingurube. Yari incamake y'amakuru rero, kugira ngo nkomeze no makuru kugira ngo abashe kubageraho 5 kwa 5. Ndashaka kukubwira ngo kora subscribe kugira ngo tubashe gukomeza amakuru nta gitima kibi. Ni mu gihe turi bugaruke ku idini rya Isilamu muri rusange, impamvu abisilamu basara ku wa 5 batameze nk'abandi, impamvu Imana bayita Allah cyangwa Imana cyangwa Yesu batamwita umwana w'Imana nk'uko abanyagatolika cyangwa abandi bose bemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ni mu gihe abisilamu batemera yuko Yesu ari umwana w'Imana, ahubwo bemera ngo Yesu ni intumwa y'Imana. Turaza kubigarukaho muri rusange. Turagaruka ku mpamvu badakunda kurya akabenzi cyangwa badakunda kurya ingurube. Ibihuha cyangwa amagambo menshi yakunze kumvikana yuko Muhammad, urabizi ko Muhammad yari intumwa y'Imana, yari ingurube yamuriye muri rusange, ngo niyo mpamvu ingurube batazirya muri rusange. No kuvuga ngo mu bitabo bya Isilamu haranditse ngo Muhammad yari intumwa y'Imana kandi yizera. Mu gihe Muhammad rero yapfuye ariwe n'ingurube cyangwa yishwe n'ingurube, niyo mpamvu abisilamu batarya ikintu cyitwa ingurube, bayita shayitani, abandi bakayita ngo ni sekibi muri rusange. Ni mu gihe abandi bantu cyangwa abandi basenga mu masengero agiye atandukanye, ni mu gihe akabenzi rwose bakarya nta kibazo bafite, ariko umwisilamu mwanya w'akabenzi ni wamwororera n'ingurube muri urwo rwe, ntago bishoboka muri rusange. Reka rero tukomeze tugaruke ku idini rya Isilamu. Ni mu gihe umwisilamu yemere gushaka abagore basanga 10 na 20 afite ubushobozi yabashaka. Nanone ubwo turaza nimba twinjiye mu by'abagore cyangwa mu ishaka ry'abisilamu, turaza kugaruka ubushakashatsi ko bumaze kugaragaza yuko igitsina gore ari cyo cyinshi mu isi yose. Ubwo niyo mpamvu twinjiye muri Isilamu. Murabizi ko Isilamu isi yose abisilamu nibo gusa. Mu bihugu byo hanze ngira ngo murabizi ko abenshi bari aba mujahidini, mujya mwumva no mu mafilime atandukanye buri bari abisilamu. No mpamvu rero Isilamu ni ishami rirerire, nakubwira ngo ni ishami rigari. Isilamu buriya ni nini, ni ukuvuga ngo impamvu Isilamu ari nini, ni ukuvuga ngo Isilamu bafite imyemerere yabo itandukanye n'iy'abandi muri rusange. Isilamu rwose ifite imyemerere yayo itandukanye n'iy'abandi, ariko nta kibazo. Reka dukomeze tugaruke ku ishaka ry'abagore ubwo bamaze kuba benshi mu isi yose. Ni mu gihe abisilamu bavuze yuko kugira ngo abagore babure abagabo muri rusange kandi abagabo bahari, no kuvuga ngo mu gitabo cya Isilamu haranditse ngo ara mu ijambo rya ara ninkoresha ara mwaka byaramwe mwumve ko ndi kuvuga Imana, kubera yuko ubu ngubu ndi kwinjira mu bijyanye n'Imana muri rusange mu rusengero rwa Isilamu. Ndaza kubyita Allah rero.
ni ukuvuga ngo ara mu gitabo cya ara mu isilamu haranditse ngo mu gihe ufite ibyo gutungisha umugore umwe mushaka umugire umugore, nimba ufite n'ibindi byo kuba watungisha undi nawe mushake umugire umugore, mu gihe byaba bikunze cyangwa byaba bishoboka yuko abo bagore ushobora kubahaza cyangwa bashobora kuticwa n'inzara. Ni mu gihe rero ara muri rusange bamusenga, ariko bamusenga bitandukanye. Bamwe na bamwe bajya bavuga ngo imana ku isi ni nyinshi gusa ariko imana ni imwe. Murabizi mwabira bihugu by'ubuhinde baba basenga ibintu by'ibigirwamana ngo imana usanga hari imana zirenga 10, ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda tugira imana imwe ariko nuko ifite amazina menshi. Reka mbabwire amazina y'imana muri rusange. Amazina y'imana dufite imana, tukagira Allah, tukagira rubasha, tukagira rurema. Amazina ni menshi ntago narondora ngo nyarangize, amazina ni menshi cyane, ni ukuri kw'Imana. Ariko reka tukomeze. Mwabona ubushakashatsi bwagaragajwe ko igitsina gore aricyo cyinshi mu Rwanda, ariyo mpamvu isilamu yahise yanzura ko ibi byatangiye kera cyane, ntago ari bije ubu ngubu. Ni mu igihe isilamu yashingaga urusengero rwa mbere nibwo bahise bavuga ngo umwisilamu ku bushobozi bwe afite ubwo aribwo bwose yemeye gushaka abagore 5 niyo baba 10. Ni mu gihe nta tegeko ribahana cyangwa umugore atabigiraho ishyari cyangwa ngo abigireho inzika. Ni mu gihe idini ryabo ribemerera gushaka abagore bashaka mu gihe bashoboye kubatunga, ndetse isilamu niyo udashoboye kubatunga bo baragutunga muri rusange. Ni mu gihe abisilamu bavuga indimi zisanga 10. Nijya kuvuga imvugo z'abisilamu ndabanza guhera kwa rino jambo cyangwa uburyo basara. Bavuga ngo Allahu Akbar. Ubwo ibyo bisobanuye ngo imana ni nkuru. None barangiza bakavuga ngo Allah illallah, bakavuga ngo imana ni rubasha kandi imana ni ikora, imana ni nayirema, niyo mpamvu tuyizera muri rusange. Ngiye kubasobanurira ibya isilamu, mwakwicara mugatega amatwi mukumva, ariko ibya isilamu ndaza kubirambura muri rusange kugira ngo mubashe kubyumva bijye bibagirira akamaro, cyangwa mumenye amateka y'isengero, cyangwa mumenye ibintu biri gukomeza bihindagurika mwa kino gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu isi yose muri rusange. Mu gihe navuze bino kugira ngo mubashe kubyumva, kugira ngo n'abandi bose babashe kubyumva, bamenye ko abagore aribo benshi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu bihugu byose. Igitsina gore, ntabwo mvuze abagore kuko n'umukobwa wese aba ari umugore. Mw'iki gihe dusigaye twumva amakuru ngo umugabo yarongoye umwana w'imyaka 10 atarakura, no kuvuga ngo tayari abarangije kumupanura abamugize umugore. Ni mu gihe rero abakobwa ari nabo bagore muri rusange, ubwo ndavuga mu gitsina gore muri rusange. No kuvuga ngo igitsina gore ku isi yose nicyo kishi. Ubwo nk'abagabo dufite impungenge uburyo ki tuzajya dutunga abagore barenga 2, kuko bizageraho bibe itegeko. Gusa impamvu bitabaho itegeko cyangwa bitategekwa muri rusange ni mu gihe cya kera, mu gihe cy'abami. No kuvuga ngo umugore wese yari umugore w'umwami, no kuvuga ngo umukobwa mwiza wese yari umugore w'umwami muri rusange. Mu gihe umwami yashakaga abagore ashaka ndetse ku kigero cyiza cyane, ashobora guhita hari akavuga ati uriya mukobwa wo kwa runaka ndamushaka. Aribwo inshinzi, mwanyaboneka ari imvuga inshinzi rwose. Nashaka kubasobanura na kano kajambo kitwa inshinzi. Inshinzi rero ntago ari igitutsi. Inshinzi bari abakobwa barwaniriraga umwami. Hari abakobwa muhoro kavuga ngo uriya mukobwa ni inshinzi, akumva uramututse, akumva umubwiye nabi. Inshinzi bari abakobwa barwaniriraga umwami, zari ingabo z'umwami. Ariko icyo mubwira ko inshinzi ntago wari kuzitambukaho ngo ujye ku mwami muri rusange. Rero ntibazakwita inshinzi ngo unurangiza ngo ujye kuvuga ngo umuntu aranutse nganyisha inshinzi, ngine ngaranutse ngaranyubahutse ngambwiye nabi. Oya my friend, inshinzi bari abakobwa bagwaniraga umwami cyangwa bazari ingabo z'umwami zitwaga inshinzi. Rero abo bantu nibo bantu ba mbere bari bakomeye byahatari, bari batinyitse mu gihe cy'abami. Rero icyo gisobanuro cy'ishinzi rero mwumve ko nibazajya bakwita inshinzi baba bakwise ko uri ingabo y'umwami, cyangwa ari abakobwa bagwaniriraga umwami muri rusange. Inshinzi rero nizakorwagaho, ariko ubu ngubu iyo bavuze inshinzi raho rero impamvu banyishe inshinzi nibambaza ku bahungu cyane. Ese nkunda kubomorana, ese no kweki banyishe inshinzi. No kuvuga ngo nyine harimo ubusobanuro bwinshi, nko kwavuga ishoka, indyankwi, indyabiti, nyine nkuko nguko nyine uri kumva nyine ko harimo urusobe, n'urusobe nyine
ni amagambo adasobanutse neza, ariko ndabibasobanuriye murabyumvise. ariko ikintu nabanza kubabwira, kora subscribe kugira ngo noneho ngaruke ku yandi madini mbabwira imyemerere y'amadini, cyangwa mbabwire ingengo nyamukuru tugiye kuzajya twigaho mwino minsi, mu gihe twahinduye content ariko turacyafite content ebyiri: ubunyamakuru, amateka ndetse n'amafilimi n'ibiganiro. Izo turabifite. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Munyarwanda munyarwandakazi, sinkasubiremo ngo kora subscribe wowe